ese rube karoni niba ijoro ko twavuganye tugere narwangirwa ngo tuze kukureba nabanje nicaye mu nzu wari uhari ariko byari bitaraba kuki nagukubye nyine nanjye nicyo nibaza nagukubye ngo mutaza kugira tutica umupango wawe narayitanze wabirangiza oya byari bitaraba ese rube wamufashije mana ngo buriya mutoni wamwigondeye ese umva nkubaza turagira mu bwoko byagenze mana njye ntabwo ndi kubikurura amanga nanjye n'inshuti yanjye mbwira ukuntu ufashe umwanzuro wo gukora bya bintu oya wenda uri kukubyishyiraho ariko njye nturi kumbeshya wenda uri kwanga wenda nk'abatipe wenda bafashe ukabishyura uri kwanga kubashyiraho ibintu by'ubusuka batureka mbyiteze ariko ntabwo wabikora nko muri kodire mwese ubu njye sinari kodire sindi kodire akazima riri kodire ntabwo ko nagira kodire uko ni ubuhamya rube mbwira nk'inshuti yawe mana ibi bintu byabaye mwese mwari inshuti zanjye ariko ibintu byabaye ntabwo turi kubyumva twumiwe basoma nkubwira mbwira detaye y'ikibazo ukuntu byagenze kugira ngo nahageze njyewe nabibonye ndumirwa ese tugiye gutaha turahoberana kaje kazarabizi ko twaya gutanga igikazi wambara ugaceceka igikazarabizi kuko umunsi umwe yarahari uko byagenze ngo seje ku mugoroba atambitse mu mvura njya mu rugo nambara bote kuko imvura yaguka hano mbabwira n'akantu ikote nambara n'ikote nta kote narabuze mwese muri kodinga ku kantu ndayo kwize yego nta kibazo n'urwibutso yego kanambika uca ahantu atakibisi ndahima kiri bisi no kutembera kiri bisi yewe akajiri bisi gato bitambitse ku kazi rero mbaka ji ya marita nanayishyura ishyura kuri telefone atanu yicara mu gikari cyari kirimo ndani ibyuma nabicyashijishe rero ku manywa ikindi cyuma kirimo ndani ndakumva umugoroba nari maze kubona ko mu mutwe wanjye byari byiza cyane ntekereza gukora iriya nyine ntabwo byamfashe namubwiye ngo ngiye kukwandika akantu nturebe ntabwo ndi nkora ku musatsi musubiza inyuma neza areba hirya akoze n'ikintu cy'umuganga kiba gitari akagwa hasi wese ukata tubona n'umwashakaye none tukore mu rubavu no ku kuboko bamutemye se urubere ngo hari aho mu rubavu no ku kuboko arakubeshya najya n'umuntu ukubeshya none afite namwiboneye uretse gake n'umuyobozi wese uzareba cyangwa azajya kumukura muri moruga ugasanga hari ahantu hamwe yakomeretse sibyo yagiye ku ntebe agwa hasi gukora amaraso yuzuye ibikuta byose mwabonye ibikuta byuzuye amaraso ntabwo wabonye ahantu babaga inkoko ndakubajije yego narahabonye inkoko ntabwo itera amaraso irasubira amaraso atahita asimbuka birumvikana
icyuma gikubye rero wakebye n'inzo tugutsa wakebye uzajya wese kumukora muri moruga nta nubwo nakujejeho rimwe kenshi ni rimwe ryonyine ugiye kumwambika akantu mu ijosi ugiye kumusuzuma yabaye nyine yavuze ngo yagiye kumwambika yamubwiye ngo ngwino bahoberana ngwino nkwambika akantu mu ijosi bagiye gutaha ngo nyine nibwo yahise amucishamo icyuma ndetse urakuko yari afite mu ntoki kandi aho yakingisha hanze barimo basohoka bagiye gusohoka sha mwana buriya iyo umuntu ajya gufata umwanzuro nk'uwo yarabaye wa muntu we numvaga mu buzima bwanjye ngomba kwituriza nayo ndi gupanga umwaka utaha kuzashaka umugore muri inshuti zanjye wirira amazi numbabara akororeye mu buzima bwanjye iyo umureka rwose uzabone n'undi mugore uriya niwe muntu mwari mukunda kujya mu vutu kumwica koko kwica umuntu we ngo cyagendeyo kugira ngo umuntu koko yumva nabi ni iki cyabiguteye kwica umuntu kwica muto ikibazo ni kimwe amafaranga atari umunsi utayahiye amafaranga igihe wahombeye 300 n'injye yatumye wica umuntu kandi si umusazi ukuntu nabayeho yajyanye kuri ribu wagusize rero nabyuka zaragihugu nabaye ahantu hari ahantu umuntu ahavuye arahazi urumva navuye mfite igitekerezo mu mutwe wanjye wari ukwiriyeho neza nta muntu yanduranye nagifashe umwanzuro wo kureka inzoga n'itabi ndituriza mu mutwe wanjye ajya kuzuba rero imbere y'abantu ajya nyizunga imbere ajya kwizunga imbere mani rubere ngiye kukubwira ikintu aruta mama ruhande mwabyaranye ntibareshaga ukwezi cyangwa se ko yareshaga ko mwabyaranye ukajya uca hano nawe agaca hano kutamwishe agufitiye umwana bakageraho bakanakubuza no kujya uza no kureba umwana wawe ntabwo ubizi wagiye wimbwira byose uriya mwana reba akana kiwe asize reba umwana wawe usize none mwana ndebera nawe reba akana kiwe asize ahura hafite igihe kingana iki ahura uri kuhareba ndi kuhareba pe ndikora n'ukuntu ubayeho nabi wakijyanye kuri ribu umva nkubwire rubeho umva nkubwire sibyo ijyane kuri ribu pe itange nk'uko bigaragara n'urupapuro rwawe rwabonetse ni n'urupapuro wanditse twarubonye umva nkubwire rube kandi abigenda bangiye abantu abo wabirangiye bahavuze barabibona ifate n'umutima mwiza wijyane kuri ribu birangire mu kanya ndaje mbere rube wowe ifate ujye kuri ribu n'undi cyangwa uracyemera uri kubyemera ko wabikoze bashize bari gutekakeka uwamwishe none urabyivugiye ijyane kuri ribu ibintu bigendere mufate n'amarikode muyifite ujya kuri kode n'ubyivugira no kuri ribu biroroshye rero ugira ngo ibi ngibi tuba tuganira ntabwo hano hari tekinoloji mu gihugu n'izi simukadi tuba tuvugira n'ibyo tuba tuvuga biba birumvikana rwose cyangwa uracyemera wabikoze utubujije inshuti wowe ukabyara ijyane kuri ribu n'undi bintu muri kunyigisha ibyo byose none ko avura amariki ko nurangiza gutaba amaraso uracyakora icyo ubwihisho tuzaba bamugira uhereze nihisha ntese uretse wihishe ubu iwanyu ko baje bakubonye ubuzima n'umabwiye ubu mama warasinzira ubu